Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana muri niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nabasuhuzaga mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data, hereza Imana icyubahiro, izinze ijoro rizinguye amanywa. Dushimiye Imana intwari ku rugamba, fatanya nanjye kuyishima muri iki gitondo cya kare. Tubyukiye imbere y'Imana yacu igira neza, ikiranuka muri byose. Ni Imana y'urukundo, ni Imana igira imbabazi, ni Imana yita ku banyamibabaro, ni Imana irengera imfubyi n'abapfakazi, ni Imana yita ku batagira shinga na rugero. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ni Imana ihanagura amarira ku maso, ni Imana ikomeza abacitse intege, abatibashishije. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose. Imana nishimwe. Nyemerera mwa kino gitondo ufatanye nanjye kuzamurira Imana icyubahiro, tuyishimire ibyo yakoze mu minsi itambutse, tuyiragize n'ibiri imbere. Imana ishimwe. Yitwa Imana ishobora byose, umuremyi wacu. Imana ihabwa icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga. Iki cyumweru twaganiriye ku ijambo ryitwa kuba umumaro. Twasanze kuba umumaro ari uko ugirira umumaro umuntu, byibuze ukavuga uti hari umuntu nagiriye neza, hari umuntu nafashije, hari umuntu nitayeho, hari umuntu nakuye mu cyiciro iki n'iki. Ndavuga wenda yaba ari umuntu wari uri kurira ariko ukamufata ukamukomeza ukamuba hafi. Uwo muntu uba wamubereye uw'umumaro. Igihe abantu bose bitaje bigizeyo, wowe ukaza ugahagararana na Yesu we ukamuba hafi, ukamubwira uti komera, Imana rwose izakugira neza. Nubwo ushonje uzarya, nubwo wambaye ubusa uzambara, nubwo rwose utawe ariko Imana irahagije. Mbese ukamubera uw'umumaro, ukamuha amagambo yo kumukomeza, amwuzuzamo ibyiringiro, akiringira Imana. Icyo gihe rero uba uri uw'umumaro. Ni byiza kandi no gukora ku butunzi bwawe ukaba hari icyo wafashisha umukene. Imana rero ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Rero iyo utari uw'umumaro n'ubundi nawe uba uri igihombo, uba wihombera kandi ugahombera na sosiyete. Kandi iyo utari uw'umumaro uba uri n'umupagani. Ntawe ukwifuza, ntawe wifuza ko wamugera iruhande. Reka rero muri iki gitondo munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Ni urwandiko rwanditswe na Yakobo, ibice 2. Turasoma ijambo ry'Imana. Titire yaho handitse ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Imana itugirire neza cyane. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Duhere ku murongo wa 18, turagera kuri 20, ariko dusatse twasoma. Reka dusome twihuse mu izina rya Yesu Kristo. Ahari umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera, njyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera. Ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ariko n'abadayimoni barabyizera. Imana idufashe. Bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa? Imana itugire neza. Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? 22. Ubonye yuko kwizera kwafatanyije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe
atunganijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Imana itugirire neza. Reka tugarukira ariko ndashaka dusubire kuri uriya murongo wa 20 handitse ngo wa muntu we utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Imana idusange. Uhereye kuri uyu murongo wa 14 aha turi gusoma nyina, hari ijambo riratubwira ngo igihe wabona umuntu ashonje ntumuhe ibyo kurya, ahubwo ukamubwira ngo genda amahoro ususuruke uhage, icyo gihe rwose ntacyo waba umumariye. Ariko ijambo kuri uyu murongo wa 20 riratubwira ngo wa muntu utagira umumaro we, wa muntu we utagira umumaro. Kandi warangiza ukavuga ngo ufite kwizera. Ntuzi ko kwizera kutagira imirimo kuba ari impfabusa? Wa muntu utagira umumaro we, wowe wa mukristo ubona abababaye, ubona abashonje ukitambukira, ntabwo uzi kwizera kutagira imirimo ko kuba ari impfabusa? Muri iki gitondo ndashaka kukubwira wowe wumva uri uw'umumaro. Ariko reka nkubaze, uri uw'umumaro ku ruhe rwego? Wenda uri uw'umumaro ni wowe wigirira umumaro, ariko si hari abandi ugiriye umumaro? Hari abandi wumva ufasha? Hari ahantu wandikisha ukagirira neza abantu? Imirimo yawe ariko igaragarira hehe? Wowe ubundi iyo imirimo Imana inishimira ni ya mirimo ukora bucece, ni ya mirimo ugirira neza abababaye, ni ya mirimo ukora udakurikiye inyungu, udakurikiye ko umuntu azakwitura, udakurikiye ko umuntu azakoresha igitaramo ngo akuvuge, wowe ukakorera. Ibaze nk'ubu ufashije imfubyi, ntabwo uba uzi nimba azakura akavamo umuntu ukomeye. Ufashe ibyawe ukabiha imfubyi, ufashe ibyawe ukabiha umukene, icyo gihe nta nyiturano ya direct ubibona. Ariko ijambo rirakubwiye ngo wa muntu we utagira umumaro. Ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Wizera Imana, uri umuririmbyi, uba no muri groupe zitandukanye, ariko nta mirimo. Nawe ubwawe urabizi kuri gashuhe, urabizi ko nta kikuvaho. Abanyarwanda bo bajya batera n'urwanya akavuga ngo nta kintu kimuvaho ngo uretse imbyiro, ngo nazo ngarazisevinga ngo kugira zizafumbire ahantu, ngo nazo ntaga. Mbese ko wakundi umuntu ajya muri douche amazi agatemba nk'ahantu, hari ahantu haba hatembera amazi, akavuga ngo nabyo arabisevinga. Mbabarira umbwire, nimba uri mu cyiciro bavuga yuko uri gashuhe ku buryo n'imbyiro zikuvuyeho uzisevinga, uzibikira kugira ngo zigire ifumbire, mbese ibintu byose ni ibyawe, kandi warangiza uti ngewe mfite kwizera. Wagera nawe mu kibazo ariko ugakenera abantu, kandi nawe ntabwo ujya wemera ko abantu bagukenera ngo ube uw'umumaro. Uru rwandiko rwa Yakobo rudushwishurize ruvuga ngo yewe wa muntu we utagira umumaro. Niko ritubwiye, niko iri jambo ritubwiye muri iki gitondo, wa muntu we utagira umumaro. Ntuzi ko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Ni ukuvuga kwizera kwawe kuva nta mirimo gufite biba ari impfabusa. Ngo Aburahamu yari afite kwizera, ariko agerekaho umurimo wo kuvuga ngo aratanga Isaka, bituma ahinduka inshuti y'Imana. Yari umwana w'Imana ahinduka inshuti y'Imana. Mbese Aburahamu ngo ni inshuti y'Imana. Wowe bimeze gute? Iki gitondo nakubwiraga ngo ubu umumaro, kandi uzakomeze kuba uw'umumaro igihe cyose uzajya wumva waba uw'umumaro, kuko Imana tuyibonera mu bantu na Satani tumumubonera mu bantu. Iyo uri uw'umumaro rero uba uri umukozi w'Imana.
Imana ikorera neza abantu inyuze muri wowe. Kandi nanone iyo uri umukozi wa Satani wirirwa ukora ibituma abantu barira barwara stress, n'amastroke yaraje, amapresha azamukana abantu, kuko uri umukozi wa Satani. Uri umukozi wa Satani kuko nta muntu ugirira umumaro, ndetse amagambo yawe ava ku rurimi rwawe nayabakomeretsa, nayabatoneka. Rero wa muntu we, nagiraga ngo nkubwire nk'uko Yakobo avuze ngo umenye yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa. Imana itugire neza. Shalomu shalomu, muba b'umumaro, mukomeze muba b'umumaro aho mugenda hose. Weekend nziza, Imana ibagire neza. Shalomu shalomu.